nk'ibisanzwe rero Pastor Theophile nkubake y'Iburengerazuba bw'Akarere ka Rusizi, ariko nkora ubundi iri muri paruwasi ya Gihundwe, niho nkorana n'abandi bapasitori. Niho naje rero mvuye kuwa gatatu ndi hano, kandi mva mu rugo, umuryango ndetse no kwitorero bari bansabye kubatashya, mu nkundire mwakire intashyo zabo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Yego, indirimbo tumaze kuririmba yari njyanye kure cyane, ari ntwaye kure pepe kure. Itorero dufite impamvu yo guterana, dufite impamvu yo kwishima, dufite impamvu yo kunezerwa, dufite impamvu. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Nta kintu kandi kitagira impamvu. Mu mpera y'imyaka 79 dushyira 81 mu majyaruguru y'igihugu cyacu, Uganda na Tanzania, ibihugu byagiranye ibibazo. Perezida wariho wa Uganda w'icyo gihe agaba igitero muri Tanzania, afata n'igice cy'igihugu, amajyaruguru y'intara y'Akagera yo muri Tanzania, ayifata gisirikare. Ayifashe gisirikari Perezida wa Tanzania wari icyo gihe witwaga Julius Kambarage Nyerere, mu gutegura abaturage b'igihugu cya Tanzania kugira ngo binjire mu ntambara. Ababaza ibibazo bitatu, arababwira, je, tuna sababu ya kuingia vitani? Ni Igiswahili, uzi ko ari cyo Abatanzania bakoresha. Ese ubu dufite impamvu yatuma twinjira muri iyi ntambara? Yari ihari, kuko bari bafashe igice cy'igihugu cyabo. Impamvu ishobora kubaho, ariko ibintu ntibikoreke. Arangije arababaza, muna uwezo, tuna uwezo, ubushobozi turabufite? Yego. Icyo gihe butanahari, kuko twambuwe twabushaka. Icyo gihe nabwo bashubije, ndiyo, tuna uwezo, niba butanahari ubushobozi tuzabushaka. Arabwira ngo icya gatatu, mushobora kuba mufite impamvu, mukagira n'ubushobozi, mukabura ubushake. Ababaza ikibazo cya gatatu, je, munania? Naho barasubiza, yes, nia iko. Bwana asifiwe sana. Esi itorero tuna sababu ya kumfurahia Mwokozi Yesu. Dufite impamvu zo kwishimira umwami wacu Yesu Kristo? Yes, ziko. Impamvu zirahari. Haleluya. Narebye uko twamunezerewe mu iteraniro rya mbere, ndebye uko twanezerewe mu rya kabiri, ndebye nuko tunezerewe mu rya gatatu. Tuna sababu. Bwana asifiwe sana. Noneho tugiye gusangira rero ijambo ry'Imana kugira ngo twinjire ku musozo w'aya materaniro. Mureke turishake, turirebe mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 31. Turahasoma umurongo wa 4, turaza no gusoma indi mirongo, ariko turabanza dusome uwo nguwo. Uratubwira ngo, nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Israheli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Imana nishimwe.
biryoha bisubiwemo. Twongere dusome uyu murongo dutangire tuganire. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse. Wa mwari wa Isiraheli, uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasokera mu mbyino z'abanezerewe. Amen. Bavuze inyubako, duhita twumva abubatsi hano mu bitaba ingenieur. Ubwo rero uvuze ngo nzongera kukubaka, buriya ndamwumva nk'umwubatsi, ko ntabwo utari umwubatsi wavuga ngo nzongera kukubaka. Agombe kuba ari umwubatsi, ingenieur. Kandi uyu mu engineer aravuze ngo nzongera, ni ukuvuga ko yigeze yubaka, yigeze akora inyubako. Inyubako ye ihura n'isanganya. Iri sanganya sinzi niba ryaratwaye igisenge, sinzi niba ryarakubise ibikuta, sinzi niba ryarashenye fondation, sinzi niba ryarakuyeho ibibambazi, ariko icyo yabonye gusa nuko inyubako ye ya mbere yarasenyutse. None arasezeranye ngo nzongera kubaka. Kandi iyi nyubako nabonye atari inyubako nzu isanzwe, kuko hirya haranditse ngo wa mwari. Iyi nyubako ni inyubako muntu, ni inyubako muntu, si inyubako y'inzu y'igorofa, si inyubako y'inzu isanzwe. Hirya rwose arabisobanura neza, akavuga nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse. Wa mwari wa Isiraheli, hano arabigoronzoye. Duhise twumva ko burya ni umuntu wasenyutse, ni umuntu uzongera kubakwa. Haleluya. Kandi uyu muntu ngo namara kubakwa bwa kabiri azaba yubakitse. Uyu muntu gusenyuka kwe kwatumye ajugunya ingoma, niyo bita ishako. Ishako ni ingoma ya solo. Solo y'ingoma yitwa ishako. Uyu muntu no kubyina ngo arabyihorera, ntiyaba cyongera kwishima. Biblia iramubwiye ngo nimara kongera kukubaka, haleluya, uzongera ufate solo, amina, hanyuma ufate n'indirimbo zawe, wongere usohoke ujye mu marembo unezerewe, ubyina wishimye. Izina ry'umwami wacu nirihimbazwe. Haleluya. Amen. Ye. Uyu mu engineer ntabwo turatahura cyane izina rye, ariko tugiye kureba ninde uri kuvuga aya magambo. Reka tubaze Yohana, ubutumwa bwiza, igice cya mbere, umurongo wa mbere tugeze ku wa 3. Ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana, igice ni cya mbere. Haranditse ngo ku murongo wa mbere, mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Murongo wa kabiri, uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Umurongo wa gatatu, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Kumbe engineer wacu ni uwo ku rwego ruhanitse cyane. Burya ibyo avuga yabishobora,
kuko Bibiliya imutangiye ubuhamya ko yahozeho kera. Haleluya. Ndetse mwiremwa yarahari, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yego, Bibiliya itubwira ngo ibintu byose Imana yabiremye ihereye ku busa. Niko mu mashuri ya Bibiliya turavuga ngo ni creatio ex nihilo. Nihilo mu kilatini ni ubusa, nea, zero. Imana yaremye ibintu byose ibikuye mu busa, yubaka ibintu. Haleluya. Nta sima igombye gushaka, itabanje gushaka umucanga, itabanje gushaka amabuye. Ibintu byose yaremye yabihereye ku busa. Bwana sifiwe sana. Uyu rero waremye ibyo bintu gutyo avuze ngo nzongera kukubaka, ntabwo abeshya, anaweza, arashoboye. Haleluya. Ibikoresho arabyifitiye, abifite mu ijambo rye. Haleluya. Yego, iyo abumbuye akanwa ibikoresho biramanuka biza kubaka. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Niwe wahanitse ikirere, adendeza inyanja, akeba ingobyi z'ibihugu. Niwe wanaganitse ibyo tubona byose mu kirere bidafite umubare. Haleluya. N'isi niwe yitendetse mu bicu, niwe utubikiye imvura iriya hejuru. N'enjeniyeri wo ku rwego ruhanitse cyane. Avuze rero ngo nzakubaka, ntiwibaza ibibazo birebire ngo uvuge ngo azanyubakisha iki. Azakubaka, kandi nabikora azaba yubatse neza. Yahamije aravuga ngo nimbikora bizaba ari sawa sawa, mambo yatakuwa sawa sawa. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Uyu mwubatsi nakomeje kumukoraho ubushakashatsi, nsanga ni engineer urenze uko nibwira nuko ntekereza. Ariko ndebye nsanga Bibiliya imuvugaho n'ubundi buzobere. Inzobere ni specialist, siko babyitara. Inzobere ni specialist. Uyu mwubatsi afite n'amaspecialite atabari, ni menshi cyane ku buryo yose ntabwo nayarondora none ahangaha. Ariko mbajije igitabo cy'Itangiriro cyarambwiye ngo uyu mu engineer, haleluya, niwe tangiriro, ni alpha akaba na omega. Akenshi iyo twumvishe Itangiriro tugira ngo ni itangiriro rya kera, ariko Yesu nanone ni alpha, ni beginning. Nanone aha yatangiza umushinga, nanone aha ni itangiriro ry'umushinga. Haleluya. Umushinga kandi si umwe, afitanye umushinga na buri muntu wese. Hano yakora imishinga ingana natwe twese, yashobora gutangira nawe umushinga mushyashya. Nubwo iya mbere yaferinze yose, mushobora gutangirana n'umushinga mushyashya. Haleluya. Uwo uzacamo sawa sawa. Imana nishimwe. Nuko igitabo cy'Itangiriro cyamutubwiye, kandi kiratubwira ngo niwe rugi abantu bacamo bajya mu nkuge. Haleluya. Nawe ubwe kandi yarabivuze ngo ninjye nzira, nkaba n'ukuri, nkaba n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yesu nashimwe. Haleluya. Igitabo cyo Kuva kikamutubwira kivuga ngo haleluya, n'umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nta muntu wundi ukuraho ibyaha keretse uwo nguwo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igitabo cy'Abalewi kikamutubwira kivuga ngo ni igitambo, akongera akaba n'umutanga, kuko yatanze ubugingo bwe. Nibyo tumaze kuririmba. Haleluya. Asuka amaraso ye. Bwana sifiwe sa. Yesu ashimwe cyane. Yego, igitabo
cyo kubara kikatubwira ngo we ni inkingi y'igicu. Imaze iki iyo abantu be banyuze mu itanura, mu cyokere, mu zuba ryinshi ryo mu butayu, bakagwa agacuho, haleluya, bakabura amahwemo, amanuka nk'inkingi y'igicu cyo kubatwikira. Amina, haleluya. Hanyuma ngo nanone mu butayu haba ubushyuhe, hakaba n'imbeho. Imbeho yo mu butayu nayo ni mbi cyane, irica, itera ibibazo cyane cyane abantu bakuze, bakecuru n'abasaza n'abana n'abakiri batoya. Abo bantu bakunda kugira ibibazo, abo bita abanyantege nkeya, les vulnérables, bagira ibibazo byinshi mu butayu. Abangaba kubera ko ababizi nijoro agaragara nk'inkingi y'umuriro, haleluya, ikabamurikira kandi bakanotaho bagasusuruka. Bwana sifiwe sana, haleluya. Ariko si icyo gusa, mu gitabo cyo kubara banatubwira ko ni n'urutare rwadudubizaga amazi bakanywa inyota ibishe. Yesu ashimwe cyane. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni umuhanuzi uzaza. Bwana sifiwe sana. Mu gitabo cya Yosuwa ni ingabo, ni marayika, haleluya, ni umutware w'ingabo, ni umugaba w'ingabo uturwanira intambara zacu zose. Yosuwa agakurikirwa nande? N'abacamanza. Yes, ni umucamanza na n'uyu munsi ni. Ariko ahantu hatandukaniye n'abandi bacamanza. Abandi bacamanza baca amateka, we ni umucamanza utaduciraho iteka, haleluya, ahubwo aradutsindishiriza. Bwana sifiwe sana. Yego, kwa Rusi muramwibukana Naomi. Yego, uwo ni umugabo mwiza cyane, ugereranywa na Bowazi, ufata abantu bameze nka Rusi na Naomi, akemera umuntu umeze nka Rusi, akamubwira ngo urambera umugeni. Yesu ashimwe cyane. Tuzirikane natwe aho twavuye kugira ngo twemerwe na Yesu, haleluya, amen. Kwa Samweli wa mbere ndetse n'uwa kabiri ni umuhanuzi ubana na. Bwana sifiwe sana. Ni umuhanuzi ubi Kigali, ni umuhanuzi ubi Rusizi, ni umuhanuzi ubi Burasirazuba, ni umuhanuzi uba mu majyaruguru, ni umuhanuzi ubana natwe ahantu hose arahari. Bwana sifiwe sana, haleluya, Yesu ashimwe. Mu bami ba mbere n'abami ba kabiri ni umwami, yagizwe umwami, ni mfalme aliyetawazwa. Ndetse mu gitabo cya mbere n'icya kabiri cy'ingoma ni umwami uganje, haleluya, yicaye ku ngoma ye. Bwana sifiwe sana. Hanyuma kwa Esdras, mu gitabo cya Ezra, bamutubwira nkande, bamutubwira nk'umwanditsi, niwe wandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, haleluya. Hanyuma kwa Nehemiya, ibintu byazanzaye, Nebukadineza yaje akadutwara bunyago, n'umurwa wacu akawusenya, n'urusengero rwacu akarusenya, arongera agatangira inyubako bundi bucya. Bwana sifiwe sana. Niwe rero uwo niwe wavuze ngo nzongera kukubaka. Ntabwo ari wazaba yigiyeho, abifitiye n'uburambe, yahereye ke ntushidikanye rero na gakeya, haleluya, abifitemo ubuzobere, ikindi abifitemo n'uburambe. Si ubwa mbere yubaka, si ubwa mbere asa n'ibyasenyutse, haleluya. Uwo niwe umbwiye, uwo niwe ukubwiye, uwo niwe utubwiye, uwo niwe ubwiye buri muntu wese hano ngo nzongera.
nigeze nkubaka. Ndabizi ko wasenye. Niki gitumye uyu mwubatsi, uyu mu engineer Yesu Kristo avugira ijambo akavuga ngo nzongera. Impamvu na arayizi neza, reka tuyirebe. Arayitubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cy'icumi ku murongo w'icumi. Umva uko handitse: umjura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Mwamwumvishe? Uyu ni Yesu. Yatahuye, Yesu ubwe yatahuye. Undi mwubatsi w'umucengezi, we nawe afite uburambe n'ubuzobere we mu gusenya. We ntiyubaka, den engineer usenya. Isoko ryo gusenya ntawari muhaye, ntiyaritsindiye, yararyihaye, yararyigabiye. Yatangiriye mu busitani bwa Eden. Imana yubakira inyubako yayo nziza cyane, safi safi. Adam na Eva babana mu mudendezo, babana mu busabane, babana mu bucuti, babana mu bintu bimeze neza cyane. Hanyuma uyu mucengezi arasesera mu ngobyi ya Eden, yitwaje itindo ryo gusenya. Anyura ku mugore witwa Eva, amsenya mu mbamutima ze, amsenya mu ntekerezo ze. Ariko yarazi ko nasenyaho arashyikira n'ubusabanira Mana, agatuma Eva asenyuka mu marangamutima ye, agasenyuka mu busabane bwe n'umugabo we, akanasenyuka mu busabane bwe n'Imana, ndetse n'umubiri we ugasenyuka, kuko byarangiye abwiwe ngo no gupfa muzapfa. Kandi uyu mubiri kera ntabwo ari uwo gupfa. Umucengezi, engineer mubi, akazi ke ko gusenya. Kandi n'uyu munsi aracyagafite. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo ndabizi, nzongera kukuba. Haleluya. Amaze kumuvuga rero ko ikimugenza we, ikimunyuzi wacu, ikimunyuzi wawe, cyamunyuzaho ukorera, cyamunyuzaho wiga, cyamunyuzaho ucururiza, cyamunyuza aho uri hose, icya mbere iwe yacu ni ukwiba, ni ukwica, icya gatatu no kurimbura. Ariko Yesu aravuga ngo njyeweho rero nanjye icyanzanye ni ukugira ngo intama zanjye zibone ubuzima kandi zibone bwinshi cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iki gisambo rero kimuzana no kwiba. Ikintu cya mbere atwiba ni ubusabanira Mana. Maze iminsi mu masengesho twarimo twize kw'iyi nyubako. Umuntu ni inyubako y'Imana. Imana niyo yiyubakiye umuntu. Kandi mwubaka ugutatu. Yubaka housing ye, ariko imbere ishyiramo ubugingo, ishyiramo n'umwuka. Byose ko ari bitatu bishobora gusenyuka. Kandi akenshi iyo kimwe gikozweho gihereza n'ikindi. Iyo umubiri ugize ibibazo, n'ubugingo burakomereka, n'umwuka nawo ugahutara. Iyo ubugingo bwarwaye, Abanyarwanda bagira ngo agahinda ntikica. Agahinda ubundi ntawe ukabona, agahinda ntawe ukareba. Kaba kari hehe
imbere, ariko baravuga ngo kagira mu bintu, kuvuga ko ibintu byari imbere biragusenya bikakwangiza n'inyuma. Nibyo uyu mushenyi rero iyo yaje, icyo yageraho, icyo yafata icyo ari cyo cyose ahita asingira n'ibindi. Nicyo cyatumaga Bibiliya itubwira ngo byose birarindwa, byose birarindwa, umubiri n'umwuka n'ubugingo byose birarindwe, hatazagira ikibonekaho umugayo ubwo umwami Yesu Kristo aza. Byose nibyo kurindwa. Umushenyi yaje ababishaka byose, umwubatsi nawe yaje ababishaka byose. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iki rero nicyo aheraho, nicyo abanza kwangiza ubusabanirama kandi kicyo abantu benshi bagenda nta busabanira bagenda babizi ko Imana ari umuremyi ariko badasabana nayo. Ntabwo ari inshuti z'Imana, ntabwo ari abana b'Imana, ntabwo bashobora kuyihamagara ngo dawe. Banahamagaye biragoye, kuko nayo ubwayo yavuze ngo gusenga k'umunyabyaha, kumumagara k'umunyabyaha ni kizira. Iki Satani aragisenya, kandi yagisenye ababizi neza ko n'ubugingo yabufashe. Ubu bugingo butubaha Imana nibwo bugingo bwandavurika, nibwo bugingo bunywa ibiyobyabwenge, nibwo bugingo businda, nibwo bugingo busambana, nibwo bugingo bukora ibyaha by'uburyo bwose, kandi ibi byose bikongera bigahindukira bikagira ingaruka ku nyubako yo. Ikindi, uyu mushenyi iyo aje gusenya asenya n'impagarike. Iki ni Ikinyarwanda gishaje, ariko ni ubuzima bwacu, ubuzima buzira umuze. Murabizi ko abantu benshi iki gihe bagenda barangiritse, barashize, ni ukubabona ariko barasenyutse. Iyi ni imirimo y'umubi, ni imirimo y'umushenyi. Kimuzana kwiba, akatwiba n'amahoro yacu, akatwiba na sante yacu, akatwiba n'ubuzima bwacu. Ikindi yiba iyo bimeze gutya, akenshi iyo umubiri awugezeho n'ubukungu aba yabusingira, kuko buri gihe cyose icyo gihe duhora kwa muganga. Ibintu byo kadufashije nubwo hariho za assurance maladie, ariko n'ubundi ujyayo ugatanga amafaranga n'igihe. Hanyuma iyo bimeze gutyo, ubwo n'ubushobozi bwo gukora aba yabugabanyije, n'ubukungu bwacu aba yabwahuranye. Ikindi, ibyiringiro byacu nabyo arabisenya mu bintu bituma abantu basinzira, bigatuma umuntu aramuka akagenda ukabona ibyo ari byose aguwe neza. Ni ugutekereza ko ejo ni heza. Hari indirimbo y'umuhanzikazi ivuga ngo ejo ni heza. Iyo umuntu atekereje ko ejo ari heza kabisa, uravuga ati nubwo none byakubitiza ariko ejo ni heza. Yego, noneho gutakaza ibyiringiro ni ukubona n'ejo hijimye, n'ejo atari heza. Kubaho utazi kwejo, udafite ibyiringiro by'ejo hazaza, mu kuri umuntu aba ariho atanariho. Ibyo nabyo iyo umubaje arabisenya, akabyangiza, agakubita hasi. Mu bintu byiza abarokore bagira nuko bafite ibyiringiro, kuko wa muhanuzi ubana nabo akomeza ababwira ngo nza ni ejo. Haleluya. Abarokore bose rero arakubwira ati ntundebe none, ejo hari ikizaba cyabaye. Afite ibyiringiro. Umuntu uriho rero udafite ibyiringiro ababayeho nabi, n'umwihebe yaguhita. Ikindi nuko ibintu Satani yangiza nanone akabyica, akagira yangiza imbere hacu mu mba mutima zacu.
mu cyicaro cy'ibitekerezo byacu hakangirika, umuntu agatekereza nabi. Iyo umuntu atekereza nabi avuga nabi, kandi umuntu yatekereje nabi akanavuga nabi anakora nabi. Ibikorwa byose twumva biri hanze ni ukubera ko abantu baba batekereje nabi, batekereza nabi bakavuga nabi, bavuga nabi bakanakorana nabi. Abo bantu nabo barasenyutse. Ibi kandi ntabwo biterwa no kuba umuntu atunze cyangwa adatunze, biterwa no kuba ajijwe cyangwa atajijutse. Abantu benshi umuntu yakwibeshyaho kugira ngo baguwe neza, nabo bafite ibibazo mu mbamutima zabo. Ibi nibyo bituma abantu barwara ibyo bita muri iki gihe indwara bita stress sizari igikimuterwa. Umunaniro se wawerekana, umunaniro se umuntu aba wikoreye. Ni ananiwe hehe? Mu mutima, ananiwe mu ntekerezo. Kandi hari igihe uyu muntu ananirwa afite umuba w'amafaranga, konti iriho miliyari, ariko bakakubwira ngo umuntu ananijwe n'icyo uyu muntu ananijwe nuko igisambo cyaramwibye, cyamwibye ibyiringiro, cyamwibye ibyishimo, cyamwibye future. Ariko abagize umugisha wo kuba muri iri teraniro kuri uyu munsi, ibizi ko abantu basenyuka, irondora imitima, kamenya ko ni Kigali basenyuka, niyo yavuze ngo nzongera kububaka. Nzongera kububaka. Kandi nimbikora iraje kubikora neza, igambiriye kubikora neza. Kandi Imana ivuze ijambo ibirimo inatangiye kurikora. Imbaraga zo gusoza ibyo bintu zimanukana n'ijambo ryayo. Haleluya. Yego, ntabwo Imana ivuga ibintu biri muri projet kuko ntayijya gusaba umwenda ngo izabikora ejo bundi yabonye ubushobozi. Iyo irimo ibivuga iba yanatangiye kubikora. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubu rero umwuka w'imbaraga wo kurema ibintu bishyashya yamanukanye n'iri jambo. Yatangiye kurema ibintu bishyashya, yatangiye imishinga mishyashya, yatangiye gahunda zo gukiza, yatangiye gahunda zo kunamura. Yesu nashimwe cyane. Reka nanone nifashishe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Marko igice cya 5. Turaho tugenda twegera gusoza. Twasome amagambo makeya ariko asa nashushanya gusa ugusenyuka kumwe. Bibiliya ivuga gusenyuka kwinshi, ariko avuga no kubaka kwinshi. Turareba kumwe gusa kuko byose ntitwabireba none. Ni igice cya 5, mu nyemerere nsome mbere ku murongo wa 21 kandi mbikore nihuta. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye ikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane,
benshi bageragezaga kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangaho ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho, araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byo. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ye, reka tuganire gake cyane kuri iyi mirongo. Hari ikintu abanyarwanda bita gukubita amaboko mu ziko. Gukubita amaboko mu ziko ni ukuba wari wizigiye ibintu bikagupfa. Uyu mukobwa w'umuheburayokazi, w'umwisiraheli niko byamugendekeye. Kare twavuze ngo nubwo abakobwa babiduhisha, ukabona batagaragaje ibyishimo cyane igihe barambagijwe, bemerewe, bemeye, byose babikora basa n'abigira ukuntu, ariko nyamara baba bishimye birenze urugero. Uyu nawe byamubayeho nk'uko nawe byakubayeho. Agira ihirwe, abona umusore araserutse, aramubaza, birakunda, biremera, byemeye, bakora kwa kundi. Abakobwa iyo basabwe biba ari byiza cyane, iyo bakowe biba ari byiza cyane, dote biba ari byiza cyane, mariage civile biba biryoshye cyane, bigize ukuntu. Hanyuma mariage nayo mu rusengero murabizi ukuntu biba bimeze, biba ari ibintu byiza cyane. Ariko ni iki kibigira byiza? Ni inzozi z'ejo hazaza. Mu bintu bikomeye cyane biba bituma umukobwa mu mutima we harimo ibintu udashobora kumva, udashobora gusobanukirwa, ni ukuvuga ngo mana we, nyuma y'ibi bintu uzi ko nzatwita, nyuma y'ibi bintu uzi ko nzabyara, nyuma y'ibi bintu burya nzaheka, burya nzajisha, burya nzagira akabebe, burya nzagahuta ubizu, burya nzagakarabya. Ibi bintu byose nibyo Bibiliya yita ibyiringiro. Haleluya. Ibi bintu umukobwa wabiguhishe atabivuga, ariko ababirota mu nzozi ze, ariko si we wenyine, n'umuhungu nuko. Bwana sifiwe sana. Aba bantu rero ibi bintu nabo bari babicunze vuba cyane. Munyemerere mvuge nk'umwigisha, barangije ukwezi kwa buki, uyu mukobwa aho kugira ngo hatangire processus yatekerezaga, afatwa n'uburwayi, imihango ntiyashira. Kwezi kurashira, amezi 2, amezi 3, amezi 4, arivuza biranga, umwaka. Bibiliya yatubwiye ngo iba 10 n'ingahe? 12. Nukuvuga rero ngo ibi mu Giswahili babyita kukatatama. Ibyiringiro byose yarafite biraryana. Za nzozi zose yatekerezaga igihe kizaza zapfuye, ntazihari. Ibintu byose bibaye umwijima. Ndetse twabibonye kare mu Baheburayo, mu Bayuda, nukuvuga ko uyu mukobwa mariage ye yahise ikubitwa ishoka,
kuko nta muheburayo wari wemeye kujyana ku buriri n'umugore uri mu mihango, kizira kikaziririzwa. Ni ukuvuga ko uru rugo rumeze nk'ururi muri divorce kandi nta niyabaye imyaka 12. Ikindi, abaheburayo ntabwo bemeraga ko umuntu meza atya asohoka. Ni ukuvuga ngo ameze nk'uri mu kato agomba kuguma mu rugo kuko arazira yakwanduza igihugu. Mu mategeko y'Abalewi ntiyemerewe no guteka kuko ibintu akoraho byose byaba byanduye. Kandi mu bintu bishimisha umugore guteka birimo gukontorora ibiryo, agahaha abantu akagira gute agasigaza mu bintu binezeza umugore, nabyo birimo. Tekereza rero umuntu wakubuza guteka akakubuza inkono, uri umugore. Ibyo bintu ni ibintu biteye ubwoba. Noneho ibi bintu iyo Satani agukubise inkoni, wowe abazi kwizagera no ku bandi bana. Akubita Eva yarazi ko na Adamu arabamuhamije, kandi koko yaramuhamije. Ibi bintu bije ku mugore automatically n'umugabo we byamuje wenyine, oya no kwa sebukwe byabaje bonyine, oya. Tekereza umukecuru wari ufite agakobwa ke, warundiriye akuzukuru, warundiriye impundu, warundiriye ibiki n'ibiki, hanyuma akumva aya makuru ameza atya. Ubwo nawe arasenyutse, n'abashangazi n'abamuyomba bose basenyutse. Ibi Satani arabikora, murabizi namwe ukuntu yangiza urugo, akangiza ibintu byinshi cyane hirya iri. Hanyuma aba bantu murumva ko basenyutse cyane, urugo rwasenyutse, ibintu byarangiye, ibyishimo byagurutse, ibyishimo by'abantu vomariye nta bihari. Hanyuma ikindi gikurikiyeho nuko ubu batangiye no kwivuza, batangiranye no kujya kwa muganga buri munsi, poste de santé, dispensaire, centre de santé, hôpital de référence, hôpital général. Kwa muganga Bibiliya yatubwiye ngo biriyangira, byanze bagana abavuzi gakondo ngo babamarisha ubutunzi bwabo, kandi ngo aho gukira akarushaho kurema. Abantu basenyutse, sinzi ko wasenyutse bigeze ku rwego nkuru hano, ariko aba bantu bo basenyutse. Bonyine reka da Bibiliya yatubwiye ngo hari umuyobozi w'itorero, umuyobozi mu idini rya Kiyahudi, izina rye yitwa Yayiro. Ntibabitaga ba reverend, ariko munyemerere nkoresha iryo zina, Revera Yayiro. Burya no kwa Revera Satani yahatera, naho yahase, naho yahakubita isho. Anyuze he? Hano yanyuze mu mwaka. Bibiliya tubwiye ngo akana kahise kigaragura kamera nk'akagiye gupfa. Bibiliya ubundi iyo abana barwaye abagore nibo birukankana, ariko hano bigomba ko umugore rero yacitse intege kwirukankana umwana byananiranye. Tekereze rero Yayiro n'ibikanzu bigera hasi ari kwirukanka ajya kureba Yesu, ngo amugezeho amwikubita imbere ku birenge. Ntabwo yasabye ahagaze, yararyamye, yari yakubititse sana. Abwira Yesu, aramubwira ati numvishe kujya wubaka abantu bakubakika, none nutanyubaka ngo unyubakire umugore, unyubakire n'umwana, turashize turarangiye. Ndaguhendahenze, ndakwinginze, manukana nanjye duhite tugenda ubu ngubu, ndebe ko twasanga katarashira mu mwuka. Imana nishimwe cyane. Yesu ni poli, ni imfura cyane, ngo aremera kandi nawe arakwemerera, ndetse yakwemereye kuko yakubwiye ngo ndakubaka, nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse by'ukuri. Yesu nashimwe, haleluya. Bibiliya yatubwiye yihuse cyane ngo wa mugore yumvise amakuru. Ntabwo Bibiliya bitubwira, ariko njye nabitekereje nk'umwigisha ko hari
umuntu wari umubabaye akirukanka akamubwira ati Yesu aranyura hano. Ntabwo Yesu yaragiye gukiza uyu mugore, Yesu yaragiye kwa Yayiro, ahubwo hari umuntu watanze information. Haleluya. Azitanga kuyu mugore, aramubwira ati aranyura hano. Nguyu mugore abyumvishe ahita yihimbira kwizera kwe kudasanzwe. Kubera iki? Nawe yari afite ikibazo kidasanzwe. Yabitewe n'iki? Ikibazo cye nticyamwemereraga kwiyereka abantu, kuko quartier yose yarazi uko abayeho, yarazi ikibazo afite. Kandi umuntu meza atya agiye hanze, abayuda bashoboraga no kumutera amabuye, nuko ngo bituma yihimbira kwizera kwe, avuga ati ndarindira ikivunge. Ikivunge nikinyura hafi yiwanje, ndasohoka niterere mu bantu ntanyuze imbere, hatagira n'undeba mu maso, n'inyuma ndanyuramo nunamye. Hanyuma icyo ngendereye ngewe ndaviza Yesu gusa. Hanyuma nimugeraho, Mana yo mu ijuru, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya basogokuruza, ninkora ku ncunda z'uwo mucunguzi, mbabari. Haleluya. Unkize iki cyane. Ndarembye, nkibanye iminsi, kiranyishe, kiranyangije, ibintu byanjye byarangiritse, nataye agaciro, nabaye ivugiro, ninge rubanda rwose ruganira, ibintu byadushizeho. Uyu mugabo nawe yari ihanganye, ariko igihe kizagera kwihangana kurorere. Mana wambabariye we, ngo abari kabigenze. Yesu atambutse yiroha mu kivunge, akirohamo aturutse inyuma, aragenda kubw'amahirwe akora ku ncunda z'umwenda wa Yesu. Pale ngo yumva stop, umugezi wamanukaga urakame, ngo ukame arabyumva. Haleluya. Ngo abyumve arahagara, ndetse agomba kuba yarahinze agashyitsi k'ibyishimo. Ariko ngo bibe Yesu nawe afata franc, nawe arahagara. Ngo abaza ikibazo, arabaza ati ninde unkozeho? Ninde unkoze? Ngo abigishwa baraseka bikubita hasi, baravuga ati Yesu mwami wacu, kutajya kugira amashyengo, ninde ukubwiye gushenga none? Abantu bari kukubyiganaho ibihumbi n'ibihumbi, wowe urabaza ngo ninde ugukozeho? Yesu arababwira ati hari umuntu unkozeho. Numvishe ibikoresho, haleluya, numvishe materiel zo kubaka umuntu zimvaho, zimujyaho. Haleluya. Nguko nahoze mbivuga mu kanya, ubu materiel zatangiye guhuruduka, materiel zirimo ziramanuka, materiel zirimo ziraza, materiel zirimo zirubaka ibikoresho. Haleluya. Niko Yesu yavuze ati ibikoresho bimvuyeho, numva hari umuntu bigiye kubaka, kandi yubakitse ndabimenye. Yesu ashimwe cyane. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse by'ukuri. Haleluya. Wa mugore ngo aribwira ati data we yamvumbuye, yamenye. Ngo aca imbere noneho avuga ati nta n'ikibazo, ibyo natinyaga ntabigihari, ntawe ukinyishe, kuko bya bintu ntabikiri kuza. Haleluya. Ngo arebana na Yesu. Yesu aramubwira ati ibintu watekereje, kwa kwizera kwawe wihimbiye, haleluya, bikubere uko wizeye, kandi icyago cyawe ntikizagaruka. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yego, munyemerere ntekereze, kuko Bibiliya yatubwiye ko uyu mugore yaganiriye na Yesu, ariko Bibiliya natubwira ngo ibintu byose ntabwo byanditswe muri Bibiliya. Mureke ntekereze rero. Haleluya. Ko Yesu yamubwiye ati ndabizi ko umaze imyaka 12 warashingiwe, ariko umaze imyaka 12 utaryama ku buriri. Haleluya. Uyu mugoroba ukarabesha tuzi twiza dushyushye, witere utuvuta, witere agapudri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
none ndongeye ndakubakiye, none ndongeye ndagushingiye. Yesu ashimwe, haleluya. Bwana asifiwe. Iyi Imana itwubatse iba yubatse n'abandi bantu. Amina. Ubu n'uyu mugabo we nawe yari yubakitse. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imana nishimwe we. Ndi gutekereza ibintu byinshi cyane. Amen. Haleluya. Uyu mugoroba yageze mu rugo abwira umugabo ati noneho ndateka. Umugabo aramubwira urateka gute? Bya bintu ntabikiri kuza. Singizira. Yesu yabitunganije. Yesu yabicishijemo neza. Haleluya. Maze imyaka ntagutekera, none ndagutekera. Bwana asifiwe sana. Ndaguserva. Haleluya. Yesu nashimwe. Mwumve ikindi kintu cyabaye muri uru rugo aba bantu bubakitse sana. Umubiri w'uyu mumama urubakitse. Ubwo wubakitse n'ibitekerezo bye birubakitse. Yahoraga atekereza muri negative, none agiye muri positive. Yahoraga avuga muri negative, none atangiye kuvuga positive. Yajyaga agenda muri negative yubitse umutwe, none aragenda positive, areba imbere. Nzongera kukubaka. Nawe uzaba wubakitse by'ukuri. Bwana asifiwe sana. Cya gatatu, Yesu yaramubwiye ati mwari mwarashiriwe. Amafaranga yose mwatanga mu bapfumu, agakonti kanyu mwongere muka provision. Hongere gatangire kajeho ama. Yesu ashimwe. Haleluya. N'ubukungu bwacu Yesu arabwubaka. Mu bihe byashize abagabo nitwe twakubitikaga cyane mu by'ubukungu. Abagore baraho bakadusabira bakadusengera. Ariko mperutse kugira ikibazo, muvuga butumwe yaje iwacu Gihundwe. Arigisha, ageze igihe aravuga ati ndashaka gusengera abantu bafite imyenda bananiwe kwishyura. Mbona atari yuzuye abagore n'abakobwa, ndavuga ati karabaye Mana yo kwizigirwa. Namwe musigaye musenyuka mu buryo bw'ubukungu, mw'abakobwa mwe namwe mw'abagore mwe. Mukenewe kubakwa namwe mu buryo bw'ubukungu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turimo rero twegera umusozo. Ejo bundi twahoze tuganira ku ijambo ry'Imana, baravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rikagira imbaraga, rikaba rifite ubugi buruta bw'inkota zose, ngo rikabanguka kumenya ibyo abantu bibwira bakagambirira, kandi ngo rikagabanya ubugingo n'umwuka. Bwana asifiwe sana. Iyo ijambo ry'Imana rimanutse rihita ritamurura, rihita ryerekana, rihita rishira ku mugaragaro ibintu byari biri mu bantu. No, iri jambo rero ryerekanye ko mw'iri torero abantu benshi barasenyutse. Inyuma ntiwabibona, hari nabo biboneka. Umuntu urwaye we wabibona, ariko iyo twambaye gutya ntiwamenya ko imbere twashize. Ariko ijambo ry'Imana rimaze kubireba, ibona abantu barasenyutse. Udasenyutse mu bukungu, asenyutse mu mbamutima, asenyutse mu mubiri, asenyutse mu mpagarike, asenyutse, stress zirahari, umunaniro, uburyo ni bwinshi. Ni wowe wagiye umenya uti ahanga uyu nike, uyu nike, uyu nike, uyu nike. Ariko ndashima Yesu Kristo wavuze ngo nzongera kukuba, kandi uzaba wubakitse by'ukuri. Haleluya.
ndetse ikintu kigaragaza kuzaba wubakitse by'ukuri, yasezeranye ngo uzasohoka. Yego, namara kukubaka neza uzasohoka. Ikizabwira abantu ko wubakitse, uzongera ufate ingoma, ndetse uzongera ufate n'inanga, uzongera uririmbe unezerewe, uzongera ugira ibyishimo byawe ndetse biruta ibya mbere. Yesu ashimwe cyane. Mu gusoza, Yesu Kristo yubaka iyi nyubako ye y'abantu, yanyubaka ku giti cyanjye, kuko njye nshobora gusenya. Yakubaka umugore wanjye, kuko umugore wanjye nawe ashobora gusenya. Anyubakiye abana banjye basenyutse, yaba anyubatse njyewe, yaba yubatse umugabo n'umugore. Yubatse umugabo n'umugore bari bashwanye, abayubatse abana bari batewe isoni n'ikimwaro no kugira se na nyina bashwana. Yesu Kristo ashobora kunyubaka, akashobora kubaka n'urugo. Haleluya! Yesu ashimwe. Haleluya! Yesu Kristo ashobora kubaka ikorari, ayireba akabona yarasenyutse Yego, ku cyumweru akayireka ikamara amavuta ku bwacu, ariko yo yarasenyutse. Ariko haleluya, ashobora kongera kuyubaka. Yesu Kristo ashobora kubaka itorero. Bwana sifiwe sana. Akaritumaho akaribwira ati ADP nzongera nkubake. Haleluya! Kandi uzaba wubakitse bya vrevre. Uzongera usohokana ishaka, uzongera usohokana indirimbo zawe, uzongera usohokana ibyishimo byawe, uzongera usohokana imbaraga zawe, uzongera usohokane kwera no kwezwa kwawe. Anaweza. Sibi gusa, uyu mwubatsi ashobora kubaka n'igihugu. N'igihugu. Kandi ukuntu yubaka igihugu, iyo yubatse umuryango aba yubatse igihugu. Iyo yubatse ingo zacu aba yubatse umudugudu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Tugeze mu mwanya wo gusenga, kandi ndagira ngo mu mwanya wo gusenga nsabe Pastor Gatanazi awutuyoboremo nkuko yagiye atuyobora mu myanya ya kare. Yesu ashimwe kandi abampera umugisha.